ZOOM TV24. Ubusanzwe ndi umuntu utuje, ndi umuntu udakunda kujya ahagaragara mu bantu benshi, ngira utuntu tw'amasoni n'iki. ZOOM TV24. Mwiza pe. Bivuga impamvu atajya kuva mu mutwe n'uburyo ari mwiza. Uburyo ari mwiza. ZOOM TV24. Nk'ibisanzwe ni ZOOM TV24 uba ukurikiye muri ka kanya kacu ka Zoom aho tuba tugenda tuganira n'ibyamamare bitandukanye, tumenya byinshi ku buzima bwabo, tumenya byinshi kuri bo, tumenya byinshi muba mufitiye amatsiko, tukabibabaza kugira ngo namwe mubimenye, cyane cyane ko muba mubakunda. Uyu munsi rero nabazaniye umukinnyi wa filme, umwe mu bakunzwe cyane muri kino gihugu, kugira ngo mwagiye mumumenya muri filme zigiye zitandukanye, ariko abenshi mumuzi nka Max. Amazina ye mugiye kuyamenya, n'ibindi byinshi kuri we mugiye kubimenya. Mwagiye mumukunda muri filme nka Rwasa, niwe tugiye kuba tuganira. Ngewe ndiremera Gahita nk'ibisanzwe, umutumirwa nuwo mwita Max, ariko siko yitwa. Amakuru boss. turaho Zoom TV. Yes, nkuko nari mbivuze, abenshi bakuzi nka Max kubera filme wakinnye, ariko se ubundi amazina yawe asanzwe wiswe n'ababyeyi ugendera mu irangamuntu nayahe? Urakoze cyane. Mazina yanjye ubu nitwa Didier Kamanzi, nahawe n'ababyeyi bombi. Harya nta filime wakinnye n'ubundi yitwa Kamanzi cyangwa Manzi? Hariyo nakinnye nitwa Manzi, mba nitwa Manzi Maxwell nyine nkuko wabivuze mbere, ariko ubu nitwa Kamanzi. Yes, Kamanzi, reka dukoreshe Max. Nibyo abantu benshi bari bwumve, bari bunakire. Max, watangiye umwuga wo gukina filime ryari, byaje gute muri rusange? Natangiye mu bihumbi 2010, natangiye na filme bita Inzozi. Niyo filme yanjye ya mbere navuga nakinyemo, harimo abitwaga ba Sonia ariwe Marie France, harimo ba Denis ariwe wakinnye ari Rwasa, n'abandi benshi. Urebye niyo filme yanjye ya mbere. Nabigiyemo nyine nakoze ibyo bita casting nkuko babivuga, ni amatest ukora kugira ngo barebe nimba ushoboye, nimba hari role runaka baguhamo. Bamitiramo gukina ndi police, nibyo nahereyeho. Ndumva ukora neza. Yes. Wenda nyuma y'iyo filime wakinnye bwa mbere, nizihe filime zindi wenda umaze gukora kugaragaramo kugeza ubu ngubu, nimba wibuka umubare? Mu by'ukuri zimaze kuba nyinshi, ntago nakubwira ngo umubare runaka, ariko zimaze kugera muri 20 uko nabivuga ko zimaze kuba nyinshi, ariko izamenyekanye cyane wenda nakubwira nk'iyo Inzozi, na Rwasa, nitwa Ryangombe, nitwa Catherine, zitwa za Rwasibo. Hari niyo tumaze igihe kinini, ako umwaka nturashira neza bita Urugamba. Nayo ni filme nziza cyane. Ni nyinshi n'izindi, hari nizo ndimo gukora ubu ngubu z'amaseri. Ari nk'iyo ndi gukorana n'umukobwa bita Nana wo muri Stimade na Deje, bita Mutoni, ariko ntago irajya ahagaragara. Wenda abantu benshi bakumenye muri mu Nzozi, bakumenya muri Rwasa cyane nka Max. Nekereza ko ari filime yazamuye amarangamutima y'abantu kuri wowe, yatumye abantu benshi bakwibonamo, bagukunda cyane. Nge hari abonzi bagukunda cyane, reka bivuge gutyo. Iriya filime nyuma yuko uyigaragayemo, ni iyihe feedback wakiriye iturutse mu bantu nyine babashije kuyireba? Mu by'ukuri byarangoye cyane kubyakira, ko ubundi ubusanzwe ndi umuntu utuje, ndi umuntu udakunda kujya ahagaragara mu bantu benshi, ngira utuntu tw'amasoni n'iki. Ni ibintu ntamenyereye cyane kuva mu bwana, ariko byaranshimishije cyane ko byangaragarije ko akazi nahawe nagakoze uko bigomba. Bituma bimpa imbaraga no kugenda nkina n'izindi, ko numvaga nimva muri imwe, bitewe n'uko nabonaga ya timidite yanjye ntazabikomeza, ariko bitewe n'abantu benshi bambwira ati komerezaho, byampaye imbaraga kugira ngo nkomeze no gukora n'izindi. Kugeza ubu ngubu nta kandi kazi nkora, ni sinema, nibyo mbamo. Yes, wenda Isoni, kandi turabizi sinema umu acteur ni umuntu nyine
ashobora no gutereka hariya mu isoko bakamubwira ati kora ibi akabikora. Isoni no gukina filime, gerageza kuduhuriza ibyo bintu bya wabimanaginze gute isoni zawe kugira ngo ubashe kuba umukinnyi wa filime mwiza, wabyitwayemo gute? wenda duhereye kuri filime ya mbere mu by'ukuri byarangoye no kundibuka nza gukora casting, nza gukora ibyo bizamini nyine twakoreye ahantu bita Sport View Hotel i Remera. Narinjiye nsanga abantu benshi, inkumi nyinshi, abasore b'ibigango, ndavuga ati wapi ibi ntabwo ari ibintu byanjye, ndavuga reka nsubire inyuma. Kuko nsubira inyuma ariko ngeze mu muhanda ndatekereza se kubera iki. Ibyo byose byaterwaga n'iki n'isoni, mvuga ati sinabishobora, ntago najya kameme imbere y'abari abantu. Ni akanyabugabutu, navuga ko ari ni nk'Imana yamvugiyemo, ati subirayo sanga bagiye gutangira, ahubwo nkigera ku muryango umugabo wari ushinzwe nyine casting arandeba, mbona ari kundembuza, ngira ngo wenda hari undi ari kubwira, mbona nta muntu uri inyuma, ndagenda ambwira ngo uje muri casting. Niyojemo mu bantu 30 bashakaga ako kanya, twari plus de 200 et quelques. Mbanjemo muri 30, muri 30 bakeneye 18. Nabo ndapasinga neza, mbona ibiciyemo, abo nja gusanga ni ibintu nishizemo. Ntago bivuze ngo ubu ngubu wanshira mu isoko nkuko wari bivuze ngo binanire cyangwa gusa muri kamere yanjye ndi umuntu utuje, nawe nkunda kujya ahantu hari urusaku cyane. Wenda ubuzima wabayemo nyuma yuko abantu benshi bakumenye, nubwo wabagamo mbere yuko utangira gukina sinema, utandukaniye he? Ubu ngubu biratandukanye cyane, kuko ubu ngubu nabashije kumenya noneho kujya mu bantu, nimba ari ikintu nifuza, nabaje kugira ikintu bita confidence, kugirira icyizere ko n'ibindi nabikora, ko nagira ikintu cyo kutiyizera muri ngewe mbere ntarajya muri sinema. Numva ko nkahora nisubiza ati ibi ngibi ntago nabikora, ariko no munsi byinshi ndabikora kubera ko byatumye ngira izo mbaraga, menyana n'abantu, nkamenye se ikintu cyiza cyangwa ni kibi. Mbese navuga ko byatumye nkura muri mind cyane, kuko nagiye mu bundi buzima bwari butandukanye nubwo nari ndimo mbere. Wenda watangiye gukina sinema, uyu munsi uvuga yuko nta kandi kazi ugira usibye gukina sinema. Ubundi sinema buriya ni umwuga watunga ukora cyangwa ni umwuga nyine wo gufatanya n'akandi kazi gasanzwe? Sinema ni navuga ko ari n'ikintu gihenze cyane ku isi. Wenda kubera ko hano wenda mu Rwanda ntago irakomera cyane ku buryo yatunga umuntu, ko turacyayubaka niko nabivuga, ariko ni ibintu bizaza mu gihe kiri imbere. Ariko sinema ni ikintu gihenze mu by'ukuri. Nkanjye navuga ko bintunze ko nta kandi kazi nkora. Ubundi nsanzwe ndi umu artist painter, njya nshushanya ibintu by'amatablo n'iki, yo mfite umwanya n'iki. Yo ntari muri sinema nibyo nkora. Ubundi nkaba ndi n'umukinnyi wa rugby, ni sport bita rugby mu Rwanda. Ubu ngubu ndi na capitaine wa equipe nationale. Urebye byose ndabifatanya, mbese byose ngira inyungu mbikuramo bituma bintunga mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Yes, ukomoje ku bindi bintu nyine ukora ku ruhande rwa sinema. Reka duhere kuri rugby. Rugby watangiye kuyikina ryari? Urugendo rwawe muri rugby kugeza ubwo uyu munsi uri capitaine wa equipe nationale ni uruhe? Urebye rugby yo nayitangiye mbere ya sinema. Ko niyo sport natangiye mbere. Urebye muri 2008 gutyo, 2008 nibwo nayitangiye mu banyeshuri, twajya gukina ahantu bita Apred na nuza Green Hills. Niyo natangire kujya nitoreza, igenda izamuka kugeza n'ubu ngubu. Hari club nkinamo bita Lion de Fer, hani Nyamirambo niyo twitoreza ku Mumena. Nkaba no muri national team, nkaba naragiriwe n'icyo cyizere. Ubu ngubu ndi capitaine wa equipe nationale. Wenda uko bigaragara uri umuntu w'umusore
bwuzuye kandi n'ubundi bijyana n'umukino wa rugby. Abantu benshi bakina rugby baba ari abantu nyine nyine b'ibigango. Bihurira he ubundi umuntu unanutse ntago ashobora gukina rugby ngo bikunde. Icyo ni ikibazo cyiza, gusa icyo navuga muri rugby ni umukino usaba ibintu bitatu. Saba kuba ufite imbaraga, saba kuba ufite igihaha ko iri physically cyane, saba kuba ufite no mu mutwe. Wenda nakongeraho n'ibigango kuko bisaba uri kosto nyine. Ariko bitavuze ko umuntu muto atayikina, ko hari imyanya igenda itandukanye mu kibuga, nkuko muri foot bavuga ati uri akina kuri 6, undi akina kuri 11. Natwe tugira imyanya igenda itandukanya. Nkanjye wenda hano mu Rwanda nkina mu bibigango bakoresha cyane, akoresha imbaraga nyinshi cyane. Hari n'abandi nk'abo ushobora gukina mu bakinisha bihuta cyane kubera ari bato. Ni ibintu bitandukanye cyane. Okay, wanatubwiye ngo ukora ibintu bya peinture, ukora amatablo, bivuze ngo uri artiste muri makeya. Ariko wambwiye ngo akenshi ubikora iyo wabonye akanya. Kubera iki? Tuzi yuko ibintu by'ubwa artiste nabyo ni ibintu birimo amafaranga menshi. Kubera iki byo utabikora nk'akazi nyine, utabishyiramo imbaraga? Mbere nabikoraga nk'akazi mbifatanya na rugby nyine harajya muri sinema. Nyuma nibwo nagiye kujya muri sinema, numva sinema ndayikunze cyane, abariyo nshiramo imbaraga cyane. Nibyo nakoraga ubu ngubu ntago bigifite isoko cyane nka mbere, kuko byagiye biba byinshi cyane. Ugasanga umaze nk'amezi 2 nta tablo nimwe baragura, ugasanga rero ni ibibazo. Ariko ndavuga ni akamfata kimwe aba ari cyo nshiramo imbaraga cyane, ariko bitavuze ko nayo nabiretse. Nabyo ndacyabikora iyo mfite umwanya nibwo mbikora. Yabone ngewe navukiye mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi, mu Bujumbura. Navutse 85, nkaba ndi umwana wa 3 mu bana 6. Uracyari ingaragu cyane, ndacyari ingaragu. Kose umuntu wavutse 85 aba ari umuntu abashaje. Utegereje iki? Icyo utekereje nawe nicyo ntegereje nyine. Kuko jewe umubare munini w'abantu bakunda ibyo ukora, abona bashije kumva n'amatwi yanjye, wenda si benshi, ariko ukoze sondage ibyo byose usanga ahantu henshi ariko bimeze. Umubare munini n'uw'igitsina gore mu bantu bakunda ibyo ukora, mu bantu b'abafana bawe. Ntekereza ko icyo kuba wabura uwo mubana cyo nikirimo, ahubwo wenda hari ikindi utegereje. Sinzi uburyo nabikubwira, ariko nyine ndategereje. Ntago bivuze ko ntazabikora, ariko bira ni ibintu ngiye nubaha cyane, ntapfa kwirukanyira. Buryo umuntu arabanza akiyubaka. Hari n'igihe ababyeyi bakubwira se ngo urashaka kuzubaka etaje ngo ubone kumuzana. Abwira oya, burya umuntu niwe wimenya, kandi n'Imana igakora ibyayo. Gusa ngiye nabituye Imana, kandi igihe nikigera nyacyo nzabikora. Umukunzi wese byibura arahari? Umukunzi ntawe. Ariko naramwigeze. Baramwigeze? Muza gutandukana aho nyuma? Tuza gutandukana, agiye kwiga amahanga mu Bwongereza nyine. Bihita birangira. Ni ukuvuga ngo uri mu bantu batemera urukundo rwa distance? Oya, ntabwo bivuze ko yagiye twapfuye ko yagiye deja byararangiye nyine, tutakiri kumwe, turi inshuti bisanzwe nyine. Wenda nko mu buzima bwawe busanzwe batubwiye uri umuntu utuje, ukunda nyine ahantu hatari akavuyo. Nicyo kintu cya mbere ukunda, cyangwa hari ikindi wenda ukunda cyane kurusha ibindi mu buzima bwawe? Ntago mvuze ngo ndabyanga ko mutere, cyangwa se ubwo se ni nkaho naba mvuze nanga abantu. Ariko muri ngewe ntago bishishikaza cyane
ariko iyo mbishatse njya gusabana n'abantu ko nkunda gusabana n'abantu kandi ndi n'umuntu ukunda gutera urwenya cyane n'abantu n'inshuti ariko ntago nkunda kubikora inshuro nyinshi kuko urumva ka kantu ko mu bwana karacyandimo nyine kuba shy ukuntu kuko akenshi mba ndi njyenyine medita mu byo ngomba gukora soma se script kugira ngo menye uburyo nzitwara kuri tere urumva rero kujya mu bantu benshi ni gakeya gashoboka wenda waje mu kiganiro wambaye agapira ka Manchester bishatse kuvuga yuko niyo kipe yawe kuba ku mutima cyangwa byahuriranye n'uko rero umupira washakaga kwambara bore ko nabivuga byahuriranye ariko nanone niyo club yanjye niyo club yanjye nkunda cyane kuva nkiri mutoya nuwuhe mukinnyi wa filime w'inshuti yawe cyane kurusha abandi hano mu Rwanda ikintu wanjye w'inshuti yanjye ni umugabo bita James ni umugabo twakinanye muri Rwasa twakinye ari afande wanjye nyine kubera icyo ari we inshuti yawe cyane kurusha abandi nuko rero twatangiranye kandi we muntu tuganira nkumva kabisa arangira inama nanjye tugahura niwe muntu duhuza mbese mu mpande zose mu bakinnyi ba filime mu Rwanda ubu ngubu bamaze kuba benshi ni uwuhe ukina nawe ukavuga ati kabisa uyu muntu nanjye ndamwemera hano mu Rwanda mu bagabo mu bakobwa ubwo aramutse ubona bahiga bose cyangwa se baturebera umwe muri rusange n'umwe mu bagore ntacyo ubwo ni babiri mu bagabo hari umugabo bita Parfait nuko asa nkaho yabivuyemo sinzi aherutse gukora ubukwe nuriya nimbuzi filme estimate yakinye ari Papa Beni twanakinanye muri Rwasa nyine ari icyegera cya Rwasa niwe muntu nabonye wifitinga neza nubwo atagaragaye mu mafilme menshi ariko hari umuntu acting ukabona ko ntagashakisha ntago arabifilinga mu bakobwa mu bagore mu bagore hari uwitwa Liane Mutaganzwa we yakinye ari murumuna w'umugore wanjye muri Rwasa yakinye ari Michel nawe yakinye no muri Sakabakara afande uriya mukobwa byo nawe naramwitegereje mbona arabizi pe ko ni wa mukobwa waha role iyo ariyo yose azi kuyifitingamo neza watubwiye ngo nta mukunzi ufite no gushaka uracyategereje ariko se byibura wenda nk'umukobwa wumva uvuga ati ngiye umukobwa mba numva twakundana ni umukobwa umeze ute muri rusange yaba mu buryo bugaragara physical appearance ndetse no mu buryo nyine bw'imitekerereze burya ntawanga ibyiza nkunda umukobwa uteye neza nyine nk'igisabo nyine nkuko bajya babivuga wanga umukobwa uteye neza kuri wowe ni umukobwa uteye nk'igisabo ufite amataye nyine ariko utari munini kandi utari na mutoya uringana ariko uteye neza ufite akayobe gake nk'aka kanjye ko ntago nkunda abakobwa b'ibikara cyane ariko si icyo nshira imbere cyane ni umukobwa ufite uburere ufite ikinyabupfura umukobwa wumva umukobwa mwabasha kumvikana ikindi ukunda Imana umukobwa uzi Imana uzi igikwiye gukorwa mu gihe nyacyo nyine nicyo nshira imbere cya kabiri nicyo nari nkuvugiye nyine kandi mwiza mu maso wenda haba hari nk'umukobwa mwakundanye utajya wibagirwa wenda ni umu ex wenda mwakundanye mu myaka yashize ariko utajya wibagirwa utajya ukuva mu mutwe cyane ni uwo nguwo nyine ni umu ex wanjye ko
ni mwiza pe. Nuvuga impamvu atajya kuva mu mutwe n'uburyo ari mwiza. N'uburyo ari mwiza oya n'ibihe twagiranye byiza uko burya hari ikintu mu rukundo utapfa kwibagirwa. Ntago wareba icyo mwapfuye gusa ngo bite birangira. Ko rimwe na rimwe mwarakoranye n'ibintu byiza. Hari byinshi rero twagiye duhurizaho bituma atamba mu mutwe. Rimwe na rimwe iyo umuntu afite nk'umu ex nyine utajya umuva mu mutwe biba intandaro yo kubura umuntu nyine wamukurikira se cyangwa wamusimbura. Wowe utekereza ko iki gihe umaze nyine no kuba nta mukunzi ufite atari iyo mpamvu? Nayo ishobora kuba impamvu, kuko ntago bivuze ko nyuma yiwe nta bandi turahura. Umuntu agenda ahura n'abandi bakobwa kaganira, ariko umuntu mukuru nyine umucisha mwijije ukabona wapi. Kora n'ibikuvamo. Hari n'abandi wenda bamuruta ubwiza ariko ugasanga mindly ntago mwahuza bitewe na kamere bumubonye. Kugeza izi saha nta bakobwa bangahe bamaze kukubwira ko bagukunda, bamaze kubikwibwirira? Ni benshi. ni benshi cyane. Wumva bishoboka ko wakundana n'umukobwa wabikwisabiye? Biragoye kubyemera ko burya umuntu ubikwisabiye nanone ugomba kwanza ukamenya se abitewe n'iki. Ko ashobora kuba ubigusaba kubera ko uri umusitare cyangwa se uri umuntu uzwi. Ibyo ngewe ntago mbigenderaho cyane, ko nta nubwo nkunda ibintu by'ubusitare ngo nuko namamaye ngo nakwitwara gutya. Oya, ngewe ndi umuntu uri simple cyane, ukunda kubana n'abantu, ntago ugendera kuri ibyo. Abenshi rero duhura mba mbona hari icyo baba bagamije, kubera ko umuntu ari umusitare bake. Nge ntago mbikunda. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.